navuze ngo jya mu kazi. Bitagenze neza urasha uravuga iki hanze nkumve neza ari abyara muko bumva nushinda ibigori urabona byabishobora. Aha bareba byabishobora ibyo neza nagira ngo ngire icyo tuganiraho. urumva hari ibintu nakubwiye ejo nkubuza wa muhungu nabonye byarakurakaje none nagira ngo umbabarire nema mwana wanjye. Yego mama ubundi nta mubyeyi utagira umwana w'inama. Ngomba kungira inama nanjye nabonye ari byo. Urabizi se impamvu ngusabye imbabazi? Hari mu myaka yashize urumva ku myaka yashize hari ibibazo nahuye nabyo murana byo byinshi cyane ibisuko byinshi niyo mpamvu wambwiye kuriya ngo hari umuhungu wahise ukunda. nanjye icyo gihe hari ibintu byashukaga. Vayo hano acinzu ninde uri kubwa ujya kwa televiziyo? Mbabarira mama nasoje gukora akazi. Warashoje gukora akazi? Washoje sangahe? Mukara nasoje. Oya njye sinjya nkunda abana bansuzugura rero ha mwana we. Akazi ntabwo uri agasoza uranyumva neza rero haguruka ugiye mu kazi ukoresha umwanya. Dore iyi si iragoye urumva amasaha yageze yo gutaha erega ntabwo nkwanga urumva nema kubera ko umubyeyi aba ashakira ibyiza umwana we. Ndavuze ngo cishwa ubundi bino byana bijya bimenya ko naza mu kazi niba bizi ko ndi natindiye aza kubimubwira ko ntabwo ari sawa. Kama wowe mireze ibyumweru bibiri nkuko nabikubwiraga urumva wowe mireze ibyumweru bibiri byonyine nta bindi byo gupanga ndakwereka uburyo dukwepura mu boss ngiye n'ubushiya nahabwa ati naravuze ati ran boss ninjije rwose ashaka no kuba aranyumvishije buri ariko simbizi ariko boss ninjije man. Okay. Ariko nawe utekereze neza. Oya imibare neza rwose bitazakubana bibi ko boss aramuzi nawe sibyo. abo bakozi ko bagiye kumbera ibisirani ndabigirane ko ndaba batangiye guhindura amakare bimeze bite ni amahoro ibyabo ndaza kubyitondera neza turebe ko ndamuzi niyo mpamvu nshaka kutumukwiba. Ese ubu ntabwo ujya ubibona sinzi impamvu ndabibona ariko nta yindi mahitamo mfite nyine wewe wibyirengagiza ahubwo reka mwereke nari wowe ndabona utari kunyumva neza we n'ibyo byumweru bibiri sibyo. Okay nta kibazo ndategereje gusa wibuke ko ari we dukorana nta wundi muntu twakorana. Oya urabizi neza nundi ko nanjye akazi nabonye kiraka nta wundi nahamagara usibye wowe. Ibyo byumweru bibiri rero naribi sawa nta kibazo sawa naribi reka bro naribi
ninjye wasabye gutangaza n'undi mugore, ariko ndabona ukomeje kundemereza. Harimo aranshakira amakosa ahatari, harimo aranshinja ibyo nakoze. Nta gahinda pe, nta gahinda. Si ubu nkora iki koko? Nkora iki koko nkuko mbona mukaza utamereye nabi? Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye pe. Ntabwo byoroshye. Reka nzinge iyi myenda, reka nyizinge nta kundi. Ma vie toujours compliquée. Mi amor chila muina. Depuis okenda naza motote. Molimo nanga etika nzoto nanga na défaut. Mon amour salozonga. Partout na kei. Karibu sha. Karibu. Mire, boss. Ndio kaita. Mera boss. Kama. Yes. Bitase. Sawa. Ni karibu bicara. Nakoze. Ufite ikihe kibazo se Kama? Amahoro. Namora ariko hari ikibazo boss. None se sha makuru. Amakuru ni meza boss. Niwe Kayitare bambwiye se? Ndi Kayitare. Ndi Kayitare. Barakumbwisha. Mfite rero icyo nagira ngo icyo nagushakiraga. Niwe wabonye ko naguhamagaye inshuro 3 zose. Narabibonye naragize kuri charge. Ariko buriya icyo nagira ngo nkubwire ikibazo kimeze gite? hari ikintu numvaga nifuza ko twaganiraho ku bijyanye n'umushahara mu duhemba. Umushahara mu duhemba ni muke pe bikabije, ndetse rwose bijyanye n'akazi dukora ndabona bidahuye rwose. Naho umushahara mu duhemba udahuye n'akazi dukora. Ceceka aho ngaho rekera aho ngaho. Umushahara none urashaka kungenga ku mufuka kugira ngo umufuka wanjye uko uhagaze urakuzi se? Urashaka kuntegeka ku mafaranga? Wenda ko wongera amafaranga? Ayo bose uri umuvugizi wa mugenzi wawe? Navuga gusa ku cyifuzo cyacu nk'abakozi. Yego, kuko ndabona rwose bitagenze neza, bamwe bashobora no kuva mu kazi. Ngo bitagenze neza bamwe bashobora kuva mu kazi. murahazi akazi ntabwo koroshye. ariko urabizi. Icare nta kibazo kirimo. Ibyo umbwira ndabyumvishe, reka ndeke uburakari, ariko mu minsi mike ndaza kubasubiza. Mbwiye ko mushaka ko mbongerera umushahara. Yego boss. Ariko mu minsi mike ndaza kubasubiza. Murakoze cyane, natwe nicyo twifuzaga kandi niba bizadufasha kurushaho gukora neza. Ari ni ma document hano rero. Nabyumvishe guhera ukwezi gutaha. Kampani mu cyaro ikora ibintu bijyanye n'amajyani, bijyanye n'icyayi. Nashakaga umuntu wizewe nasiga muri kampani yanjye akambera ngo nabari njye hibereye. Akankontorora abakozi. Musi urumva ni akazi nyine ukameze nk'umumanager. Nanjye ko niyizera. Uriyizesha? Nanjye ndiyizeye rwose, cyane ko nagerageje no gusoma. Waranize? Narize. Umvishe umuntu wakundangiye ambwira ngo na kaminuza warayisoje sha? Kaminuza warayisoje, masters. Ni ukuvuga ngo rero muri icy'ingenzi si amashuri, ahubwo icy'ingenzi ni ubwenge bwo mu mutwe. Ubwenge bwo mu mutwe. Kubera yuko amashuri buriya nabo, ariko management ibyo cya mbere
management tukamenya ngo ibintu biri kugenda bite, ese bimeze bite muri company. Business iri kunguka bimeze bite. Ufite experience y'igihe kingana gute? Ubikozeho na mbere cyangwa? Kubikoraho nabikozeho kubera ko hari umukire twakoranaga bigeze aho nyine arahomba, ngo twakoranye imyaka 4 kandi namukoreye neza cyane, uretse ko nyine yahombye kubera nyine ikibazo cy'amakredi yari afite. Nizere ko mu Rwanda cyaka rwose ibintu yambwiye ari byo. Naza kugerageza ndebe ko umufuka wanjye ko uhagaze, ayo nzabongeraho nayo, ariko mukora akazi neza. Akazi dukora akazi ni kabi hanze aha ngaha, abantu badufitiye inzika. Dusabwa rero kongerwa umushahara kugira ngo natwe turusheho kuba seriye. Mbwiye ko uri umukozi mwiza cyane, nanjye navuze ngo reka mbicekinge ndebe koko mu Rwanda cyakabana ndamwizera, ntabwo yamereza umukozi utari muzima. Hariya wambwiye ngo kampani yanjye iri mu cyaro, kampani iri ahantu mu cyaro, ndaza kuhakubwira ko ni kampani ikora ibintu bijyanye n'amajyani n'ibintu by'icyayi. Urumva ni ukwicara ugakontorora abakozi, ukamenya ngo amamashini bakoresha ameze neza, ukamanaginga kampani ikagenda yunguka. Oya, nanjye ibyo ngibyo ndabishoboye rwose. Management ndayizi, ngomba kugukorera ku buryo kampani izamuka. N'igihe Kayitare sinimba barakumviye neza. Kayitare rwose ubu ngubu rwose umva, ubu nicaye hano amasaha hafi 3 yose. Uri kuntekereza? Ari ngutegereje mvuze ngo rikame ntegereje ku Kayitare ndebe uwo musoro wari. Oya, ni njyewe nubwo ari gato ariko mu mind uri muto ku mubiri ariko mu mutwe uri munini cyane. Icyo gikeneye urasha urabona gusana sosha. Noneho buriya ibintu byose aba ari ukwitonda bikajya mu buryo. Yewe uranubona guhamagaye ko uranabaza kuguhitamo bitewe n'uko amateka bambwiye na experience bambwiye, wako nanjye nyine umukozi wizewe neza, uwo nizeye inyangamugayo, nkavuga ngo arasigara mu bintu byanjye neza, bikore neza. Oya, iriya kampani uri kumbwira mu cyaro y'icyayi, nanjye ndumva ndabyishimiye cyane. Urumva uzabishobora? Kubishobora nzabishobora. Simubwiye ko mfite experience y'imyaka 4 aho twakoraga muri kampani yo mukire wahombye bitewe na kredi yari afite ya banki. Urumva experience yifite y'imyaka 4 kandi ndumva biroroshye cyane ko mfite experience. Wowe ntugire ikibazo, no kubijyanye n'umushahara nta kibazo. Wongoreye akazi kanjye neza. Ndabibona. Nakubwiye ngo bro, wongoreye akazi kanjye neza. Urumva? Ntaguhemba bishimishije kandi burana nakongeza n'umushahara. Wowe ndi kubibona rwose, wowe ndashaka kugira ngo umenye ko tuvugana sasa hivi akazi wamaze ukabona tayari. Kabisa boss. Ubu nanjye rwose ndi kwibana abantu bagiye gutera imbere nahuye na boss. Akazi tayari, menya ngo ngo tuvugana akazi tayari buragata. Ahubwo se kugerayo ubwo n'igihe. Ahubwo ujyayo nagira ngo ugende uhereye uyu munsi witegura. Upakinga imyenda yawe neza. Nakohereza byibura uramutse numvaga wajya nk'umusibero. Ukagenda ukamenya ngo ahita utangira. Ndumva nta kindi kintu mfite cyo gukora. Nta kindi kintu mfite cyo gukora. Bimwe ko muri iyi minsi nakazi. Ndagenda kubera ko ndacyari mu rugo, ndacyari ingaragu. Ubwo ngomba kugera mu rugo nkamanza abaganizaho isafari igiye gufata.
urumva niyakure mu cyaro guturuka za Sonatube ugana mu cyaro ntabwo biba byoroshye. Kuvuga ngo nyine ibintu by'umujyi yari akazi babirengagiza kubanza bajya mu kazi. Reka natwe ntabwo twapfe kubiganisha. Ikintu kugira ngo twapfe kuhaza. Ntabwo biba byoroshye. Ubundi Nyarugenge wahaba gute? Ntabwo waba twahereye mu cyaro tugakora twabikwiba. Nawe rero iyo nzu yigendeyemo byagufasha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo wegenda witegure ushyire ibintu byose ku murongo umenye ngo ubwo ni ukuvuga ngo umusibiro ni akazi. Umusibiro ni akazi. Okay, ubwo nanjye ngiye kugenda nitegure. Ariko ushaka umugore ushaka umugore urimo urasaza bose kamanzi pagasi amafaranga. Ariko ibyo ngibyo wenda tuzanagufasha ariko icyambere menye ngo akazi kanjye mu gihe karimo nta kintu na kimwe kigomba. Oya birumvikana ngiye ngomba gukora kampani kazamuka ikarusha n'aho yari igeze. Yes, menye ngo mu kazi kanjye nta kintu kigomba kwangirika uhari. Niyo mpamvu nanjye nagusemo ndavuga ngo ashaka umwana umusore wizewe umukozi muzima uzi icyo ashaka. Ndetse nawe musaba ko tubakanga bya nyabyo tuzi n'umushahara duhembwa. Ibyo ntubigiremo ikibazo ushaka mari wowe na mugenzi wawe ukwezi gutandaza kubongera amafaranga. Murakoze cyane rwose, ibyo birashimishije biradutera imbaraga zo kurushaho gukora. Sawa rero ndimo mbashakira kandi kazi muri iyi minsi. Yego. Bugiye nzabavugisha mbongerera amafaranga mugira ikibazo. Sawa murakoze cyane. Sawa igendere. Murakoze. Murwanashyaka nawe ni inshuti yanjye twigeze guhurira ahantu agiye gufata agacupa turahura nyine tukaganira ubwo nimba nawe muziranye. Ariko bambwiye ko ibyo bintu bishoboye. Experience ngiye kureba neza n'ibintu mu Rwanda. Wetegereza ngere mu kazi urebe kampani ndumva izahita izamuka cyane bitewe na experience ifite mu kazi. Umukozi mwiza ashaka. Reka niba ibyo mbwira nibyo ubwo ngubwo igisigaye twakinga imyenda yawe neza witegura usezere n'ababyeyi ukuvuga ngo umuzi rero ni akazi. Mugire umunsi mwiza. Waba ashaka yita gerayo amahoro kandi ubasuhuze. Sawa. Karame biteze ni byiza. Amakuru yawe ni meza. Birakomeye. Ndabona umeze neza nta kibazo. None se Kayitesi ko maze iminsi mbona musaza wawe atishimye waba uzi ikibazo afite? Ntabwo nzi ikibazo afite, nanjye maze iminsi mubona kuriya. Bajya igabanya agasuzuguro uba ureba muri fone mu biti kandi turi kuganira. Mama ndambwira ntabwo nongera. Ibyo bintu ntabwo mbikunda. uyu mugabo baraza asanga rero hari akantu nshaka kugusaba. Urumva ugomba kwegera musaza wawe mukaganira akakubwira ikibazo afite. Yego nzabikora. Ubwo ndaza kuza kukubaza byo nyine kumunekera umenye ikibazo umwana wanjye afite ko amaze iminsi atishimye. Yego nzabikora mubaze ikibazo afite. Rero nyine kugiye guhaguruka tujye mu turimo urareba ko bwije ntabwo turi buburare. Rero haguruka ujye koza ibyombo nanjye ngiye gushaka ibyo guteka. Oh my goodness. Wiriwe. wiriwe Kumura cyane. ndakomeye Wiriwe neza nanjye gake. Mbonye wari wasinziriye mu ntebe ra. nari nsinziriyeho nari nitegereje akazi se kagenze Tsotsi kiba cyagufashe kabisa. Akazi kagenze neza. ni byiza kari Tujye kuri
kwicarira ahangaha naho ubundi amakuru se meza umeze neza keretse wowe shari wanjye rwose nanjye meze neza kabisa ariko usigaye utinda mu kazi cyane kugira ngo se mashini dukoresha mu kazi yari yapfuye ndangije tukoma no mu bintu byo kuyikoresha uzi yuko ari uko burya miseza nihuta nta nubwo buraya nje akazi karangiye mwiriwe none ibyo ngibyo ubugira ni ibiki biririmbo nibyo biba birimo kukongoza meze neza komera ndakomeye amakuru se amakuru ni meza turakomeye ubushingizi ibyo bintu bigabanyije tuganireho amakuru y'iminsi se amakuru ni meza turakomeye meze neza nta kibazo wowe umeze ute mami ndaho nta kibazo ese muri iriya minsi ko wari umaze iminsi utishimye utameze neza ni kihe kibazo wari ufite ikibazo mami ntabwo umaze iminsi nishimye ariko usigaye undutisha akazi kawe cyane kubera ko utataha kare ngo umbonere umwanya oya aga kazi kandutira umugore wanjye buriya niwe wa mbere buriya iyo nza kuba ntagusize mu rugo kandi kuba ko nzi ko unegereza ndavuze ntibyanze bikunze dore amasaha arakuze reka ntahe kuko ndabizi neza ntatashye ishobora kurara mu ntebe ndavuga ngo reka nze nkurebe ahubwo se umeze neza meze neza nta kibazo ariko rwose ukagira ikibazo ikibazo mfite ni icyo cyo kujya mu kazi ni akazi karuta umugore wanjye rwose kandi mbibona ko kibasomba sha we data we kibasomba ubundi uri uwa mbere njye ufite umugore koko abandi barabeshya coco sha birabeshya sha njye ufite umugore no ku isi umugore unanegereza usikora nawe ngo ukumbuye se nanjye nari ngukumbuye ndavuze ngo reka mbe no mu kazi nubwo katarangiye nze nirebera umugore sha sayine nanjye ndagukunda uri uwa mbere ndavuze ngo akazi rwose buriya akazi ntanagahagarika kubw'umugore wanjye kubw'umugore wanjye ndavuze akazi ntanagahagarika burya ndavuze ngo nubwo ntagasoje ariko ugahagaritsa ari ubwo imashini yazimye oya ndavuze ngo boss rwose nubwo yananyirukana ariko buriya akazi ariko imashini yari yazimye akazi ntabwo karuta umugore wanjye ariko iriya mashini buriya itaza no kuzima ntabwo wari buzi natashye kare gira kakumbeshya ubwo imaje kumbwira ko imashini yazimye ubona kuza subizi ko naha kare ubu n'ubusanzwe oya nkunda gutira nabyanga ntukazaza umbeshya ntabwo ndi umwana mutoya papa nawe atangiye kurengera ese ubwo ntabwo abona yuko maze gukura icyo aba ashaka kujya mfata nk'umwana ukiri muto cyane kuri mu nzu ndabona n'akazuba kameze nabi ariko nanjye burya narahemutse kuva mu rugo nta muntu n'umwe mbwiye nkajya mu cyaro ku kazi akazi nkakareka nkagenda nta n'umuntu n'umwe mbwiye bakanshaka bakambura ariko nanjye ntabwo nawe nakoze ibintu bibi pe utashye ari ubwo imashini yazimye iyo itazimye uza bwije oya ntabwo bisanzwe ntabwo nsanzwe nahabwije ariko ntawe ntugakabye n'ubu ubona yuko haba habaye impinduka zigatuma umuntu atinda mu kazi izo mpinduka nazo mba nabonye ntabwo bizongera basi sheri umeze neza meze neza n'abana fureshi abana bameze neza ariko bakomeje kunsuzugura cyane gusa birabyana umuntu azabikorera iki noneho keza wasigaza akirirwa yicaye muri filime gusa niko kazi yabonye habe no kuza kumfasha gukora imirimo ntabwo byoroshye ubwo umaze umuntu akigisha
wowe uzaze ubigishe sinjye simbishoboye narigishije nararushye. none se ubu twakora iki? wowe uracyishakamo nk'umugabo nka papa wababyaye. ariko birabyana kuki bitamenya ubwenge pe. uzabigisha wowe umva jya ugerageza wenda turebe yuko iminsi yakisunika. nyine ni ukuvuga ngo byanze bikunze buriya niba harajemo ako kantu urumva yuko ntabwo ari akabazo keza nyine, ariko uzagerageza gake gake bizagenda biza. ko ngerageza uko nshoboye ikaba bidakunda. nuko uri umugore mwiza. nase n'andi umugore mwiza kuri wowe no kubana niko ndi umugore mwiza. ariko uritonda byo da, kuba witonda byo ntabwo mbishidikanyaho. byanze bikunze abana banjye sinzi buri kibazo bagize basanga ari udukundi bagiyemo ku ishuri cyangwa mu kazi turabararura. ariko abana banjye nabo bari basanzwe bameze neza, basanzwe bitonda, ariko urabizi ariko tuza gushaka umwanzuro dufata. mami ngo maze iminsi nishimye ngo ngwiki hanze nkumve neza ariko nyegera mwana wanjye hano ndarumbangamiye wari ufite. ushobora kuba uri kuvuga cya gihe wanciyeho hariya nicaye mu gikari ubona nameze neza. nyine ikibazo maze iminsi mfite ni ikibazo kijyanye, urabizi ko maze umwaka nsoje kwiga. ndabizi. ni ikibazo kijyanye n'akazi, ntabwo urabizi nta kazi mfite, maze umwaka nta kazi mfite. numva ni ikibazo n'ubushomeri ku muntu w'umujeni biba bigoye. birumvikana mwana wanjye. biba bigoye ariko hari akazi nari nabonye. urumva mu gitondo wabonye ko ntari mari kugeza aya masaha ndabona ndakeka saa 12 zigeze. ariko hari akazi nabonye, hari umukiriya wampamagaye ambwira ngo hari akazi amfitiye, ni umukire nyine wo mu mujyi za Nyarugenge nyine. ndumva ari byiza bishimishije pe, ndumva nishimye. oya nta muntu bitashimisha kuko ndanezerewe cyane. umwana wanjye abonye akazi. mami mbonye akazi. kora mwana wanjye. wajya nta kintu ukora? mwana wanjye mbona ibyombo rwose byakwishe mushiki wanjye. akazi kaba kari ahangaha urakabibuza mushiki wawe ko ahora yibereye muri fone. ntabwo ibintu byakomeza gutya. ahubwo se reka tujye mu cyumba tujye no kubika ikote. ubuse wari wariye? nari mutegereje. ngo baze dutware ikote mu cyumba kurya biraza kuba bikurikirana. sawa ntari, ariko wowe ntugire ikibazo, ibintu byose bizajya bigenda neza neza. ariko mfite umugore, numva ufite umugore. ngiye gukora ahantu ngiye gukora rero, ahantu ngiye gukora ni mu cyaro. iyo ngiyo nyine mu cyaro yambwiye ngo afiteho kampani itunganya ibintu bijyanye n'icyayi. ambwira ati ngomba kumukorera neza, kandi nanjye namubwiye ko mfiteho uburambe nyine buteye ubwoba cyane, ko nzamufasha mu kazi ke, nkagenzura abakozi, management ikaba nziza, buri kimwe cyose nyine kampani ikazamuka. rero mwana wanjye ni byiza ko ubonye akazi pe, birananshimishije cyane. yego mwana, ariko ugomba kumenya ubwenge ukabasiriye mu byo ukora, akazi k'abandi ukagakora neza, bosi wawe nyine ukamushimisha. na bosi nabimubwiye, namubwiye ati rwose mbifitemo uburambe, management yawe nzanyikora neza, kampani izamuke nyine tu aho yari iri ntaba ari ikiri nyine izamuke cyane. ndakwizeye cyane mwana wanjye. so bize ko ndi munyakazi cyane. ndi munyakazi maca amafaranga cyane kandi ugomba kujya wubaha, ukubaha abakuruta, ukubaha n'abari hasi yawe bose, ugomba kujya ububaha. icyo nicyo kintu cya mbere ngomba kumanza gukora, ngaca bugufi cyane. iyo waciye bugufi buri kimwe cyose kirashoboka. kandi akazi kawe ukagakurikirana. rero nyine amasaha kujya ku meza ndabona ageze, kandi njye kuzana ibyo kurya twirire tunajye kwiryamira burije.
gerayo tuzanire